Umwami kuri yarasanze umuhungu we Goruda akaba imfura ye mu cyumba cy'umuja Sapaya wari ushinzwe gushyira ibyo kurya ku meza y'umwami. Yamujyanye mu cyumba yakoresherezagamo inama, amwicazanya na Sapaya aseka cyane, abwira Goruda ati uko biri kose wahisemo neza. Uyu muja nanjye ndabibona ko ashobora kuba akurura abagabo benshi, ariko nawe wakabije, wakagombye kujya mu cyumba cyawe ukaba ari gukorera ibyo washakaga. Kujya mu cyumba cy'abaja ni ukwisuzuguza. Kandi umbabarire kuba ngusanzemo nuko nari ngukeneye byihutirwa ngo ufashe gukemura ikibazo nari ngeze. Erega mwana wanjye uzaba umwami mu minsi iri imbere, rero ukwiriye kujya ureba uko nkemura ibibazo bikomeye kugira ngo nawe wigireho. Goruda yari afite ubwoba bwinshi, azi ko se agiye kumubaza ibyo yararimo we na Sapaya. Nyamara we yasaga nk'uwishimiye ko umuhungu we agirana umubano wihariye n'abakobwa batandukanye. Nubwo ari Sapaya gusa, umwami we yatekerezaga ko ubwo asambanye n'abandi bakobwa kandi agahitamo abeza. Byakundaga kubaho mu mico ya kera, ugasanga abami batabifata nk'icyaha gikomeye kuba baca inyuma abagore babo, ariko abami babaga bafite indangagaciro nzima, bakundaga abagore babo bonyine. Goruda yaramubajije ati none se Sapaya, ubwo nawe ukwiriye kuguma hano? Ekura ati si ngombwa ko haguma, nifuzaga kureba umukobwa watumye ureka ibintu byose ukibagirwa ko wenda gukora ubukwe n'umukobwa naguhitiyemo wundi. Goruda yaramubajije ati none se ibyo twakoze nta cyaha kibirimo? Yego ntitwaryamanye, ariko se kuba wasangana n'umuja mu cyumba cye ari nanjye wamwisangiyemo nta kibazo ufiteho? Umwami ati ibyo tubireke tuzabifatira umwanya. Ndabona uri kubivuga nk'ushaka ko muhana, ariko amezi 2 ufite ni make, nabemere gukora ibyo mushaka. Ikibazo nuko byaba ari ibinsuzuguza. Niba ari cyo wagendeye ugakora ibyo ushaka koko, cyane ko utemerewe guhura n'umugore wawe muri ubwo buryo mbere y'uko mubana, singushinja amakosa. Yarakomeje ati Sapaya nagende, ariko ugabanye kujya mu bakobwa kuko nta ndangagaciro zaba zirimo nk'umuntu uzaba umwami. Ujye wibuka ko njye napfa isaha ku isaha nkicwa n'ikintu gitunguranye, nta wundi uzansimbura utari wowe. Goruda yibajije niba byari bikwiriye ko abwira umwami ko akundana na Sapaya kandi ko atifuzaga kuzabona n'umukobwa yamuhitiyemo ako kanya. Aratuza ngo abanze yumve icyo yamushakiraga. Mbere y'uko asohoka, umwami yarebye Sapaya aramubwira ati wikuremo ibyabaye hagati yanyu, ukomeze akazi kawe neza nk'ibisanzwe, kuko mu cyumweru cya nyuma cy'aya mezi 2 Goruda nzamwambura uburenganzira bwo gukora ibyo yiboneye. Sapaya agiye hanze, umwami abaza Goruda ati wigeze umenya amakuru kuri uriya mukobwa wagerageje kwiyahura? Goruda ati nari mbizi ko afite gahunda. Diam yahoraga binyereka kuko uriya mukobwa yabishyiraga ku mbuga nkoranyambaga avuga ko icyumweru n'igishira aziyahura. Icyo nazi ni impamvu yabiteye. Ekura ati impamvu yamaze kumenyekana, kandi mu minota mike Diam aramuzana hano abari havurirwa kuko Zidane ari gupanga kumwicira mu bitaro. Icyo nguhamagariye ni ukugira ngo wumve neza uko ikibazo giteye, tujye inama y'icyo twakora. Nubwo ndi umwami, akaba ari njye wanyu mutanga umwanzuro, kandi ngana uwo nshaka wese nkumana uko nshaka. Iyo bigeze ku bantu nk'abariya b'abakire babeshejeho abantu benshi barenga 200, utabaza imiryango batahamo, wirinda gukoreshwa n'amarangamutima cyangwa kugendera ku itegeko 100%. Zidane ni umukire ukomeye, afite inyubako ikorerwamo ubucuruzi bukomeye n'ubuciriritse. Ubaza abakozi akoresha, ukabara abakodesha amazu ye n'abandi bose afasha, ugateranya abagize imiryango y'abakozi be barya ari uko bavuye kumukorera, wasanga afitiye igihugu umumaro. Ubwo atanga imisoro n'abafite business mu nzu ye bagatanga imisoro. Kumufunga byateza igihombo gikomeye, ariko nanone icyaha yakoze kirakomeye. Niwe watumye uriya mukobwa agerageza kwiyahura, kandi ubwo umuhungu wanjye Diam yabyinjiyemo bigaca ku itangazamakuru, Price akwiriye guhabwa ubutabera. Yarakomeje aramubwira ati ngaho bitekerezo nk'umwami w'ahazaza, urebe ku mpande zombi, uraza kumbwira icyo gukora. Nakabaye njyana iki kibazo mu bajyanama tugafatira hamwe umwanzuro, cyangwa ngiye ubwanjye nkawufata. Ariko wowe uzaba umwami ukwiriye kumva iki kibazo kurusha abandi bose. Goruda ntiyari yakamenya amakuru yose ahagije, ariko ikibazo yumvagaho cyerekeza. Babaye batemberana mu busitani batavuga ngo Goruda agenda abitekerezaho, nasoza amubwira uko yagikemura. Ekura yaramwizeyeho ubwenge buhagije kuko yari yaramwishyuriye amashuri meza kandi abizi ko yiganye umwete. Mu gihe bari bagitembera, Diam yazanye Price mu rugo ibwami ngo yivurize mu bitaro byaho, aho umwami yari kuba yizeye ko afite umutekano. Ubusanzwe inzoga nyinshi zangiza impyiko, na Price yanyweye inzoga nyinshi zivanzemo uburozi ngo yiyahure, abikora ku mpyiko imwe yarasigaranye. Yari yananiwe cyane ku buryo byasabaga abahanga mu kuvura. Umwami kure yategetse ko abamuvura ubwe ari nabo bamuvura. Mu gitondo cyakurikiyeho noneho umwami yahurije hamwe Goruda na Diam ngo baganire kuri icyo kibazo. Mbere ya byose Diam yabanje kubumvisha amajwi ya Price amusobanurira uko yageze kwa Zidane no kuba bamuhemukiye. Bamenye ko burya Zidane yamufashe ngo amurere nyuma y'uko nyina yarasigaranye yari amaze gupfa. Mu mizo ya mbere amwitayeho, amugira nk'umwana we, amuha icyumba muri etaje yo hejuru aho umuryango wose wabaga, amusezeranya kumuha ibyo ashaka byose. Nyuma y'igihe gitahageze byaje kumenyekana ko umugore warwaye impyiko zombi. Bashakishije impyiko ku wundi muntu wayibaha barayibura, birangira Zidane amusezeranyije ko ari gukora ibishoboka byose akayibona. Yashutse Price ko amujyanye kumusuzumisha indwara isanzwe, aharuswa abaganga bamubeshya ko arwaye ikibyimba ku gifu, yemera ko bamubaga nawe arasinzirizwa bamukuramo impyiko, bayiha umugore wa Zidane. Nyuma y'amezi arenga 8 kubera gukora siporo zikabije akananiza impyiko yarasigaranye, yagize ibimenyetso by'indwara birimo umunaniro n'ibindi, yijyana kwisuzumisha bamubwira ko byaterwaga no kunaniza impyiko imwe yarasigaranye. Nibwo yarabimenye, yateye hejuru arasarasizora. Zidane abibonye amwirukana mu muryango we, amuha icumbi muri etaje ya 2, anamwegurira salo yari yarashinze mu mafaranga agurishijemo imitungo y'iwabo.
Price yananiwe kubyakira bimutera kugerageza kwiyahura kuko naho yari kurega Zidane yaramukangishaga ko afite ibyangombwa yisinyiyeho avuga ko yemeye gutanga ibyuko kandi amubeshyera, atekereza ko nta muntu umukunda mu isi cyane ko nta n'umubyeyi yarasigaranye. Ekura akimara kubyumva yabwiye Diamond ejo wasanze ndi kuganira na Gold musaba kumfasha gukemura iki kibazo. Zidane akwiriye gukorerwa iki? Diamond yahise atanga igitekerezo ati none se nta kuntu iyo mpyiko yashyizwe mu mugore wa Zidane yamukurwamo igasubizwa Price hanyuma Zidane ubwo akamwihereye? Umwami yarasetse ati ibyo nibyo twabikora ariko sinzi niba bishoboka. Gusa mwibuke ko abantu batazi ko Zidane yakoze ubu buhemu bwose. Nitwe ubwacu tubizi nk'umuryango w'ibwami n'abaganga bamufashije kubikora. Ese muratekereza bikwiriye ko tubibwira abaturage? Gold yabitekereje aramubwira ati nyagasani data, gutangaza ibya Zidane mu ruhame agashyikirizwa ubutabera imbere y'abaturage hagashyirwaho n'uburyo bwo gufasha Price byaba ari igitekerezo cyiza. Inyungu zirimo nuko byatanga inyigisho ku bandi b'abakire bakoresha ububasha bwabo nabi. Icya kabiri byatuma abaturage bizera ubutegetsi bw'ibwami ko budakingira ikibaba bacumura bitwaje abo baribo. Icya gatatu Price byamufasha gukira ibikomere by'ihungabana kuko yababonye ko bamukoreye ubugome bahanwe bya nyabyo. Diamond yaramubwiye ati ibintu uvuze nibyo nubwo birimo ingaruka zigaragara. Umwami ati zihe? Nawe ati kugeza ubu abantu ntibazi neza icyatumye uriya mukobwa yiyahura. Kubishyira hanze byatuma abagize umuryango wa Zidane bagira ihungabana kandi cyakiri kuri se na nyina ntikiri ku bana be. Bimenyekanye abana be bahungabana cyane kuko bishobora guteza imvururu cyangwa ipfunwe mu baturage bakunda uriya muryango. Nanone abaganga babigizemo uruhare nibashyirwa ahagaragara hazasiba ibitaro byabo byose bitazongera kwizerwa kandi bifitiye umumaro munini ubwami. Birashoboka ko abo baganga yakoranye nabo ari bo bafite ikibazo bonyine. Bibaye mu buryo bwo kubashyira ku karubanda byaba ikibazo kinini mu rwego rw'ubuvuzi. Ekuru yumvise bombi bari mu murongo umwe bari kuzuzanya kandi bavuga ibintu bifatika, bakavuga uko byakagenze n'ingaruka zavamo. Arabizera arababwira ati iki kibazo ndumva kitari busaba abajyanama, ahubwo Diamond urumva byagenda bite? Diamond yakwiriye kubaho ubutabera ariko bigakorwa mu ibanga. Umwami n'inama y'ibwami bafata icyemezo Zidane agakurikiranwa mu ibanga hagashyirwa imbere byo gufasha Price nko kumuvura, kumwubakira ubuzima bushya ndetse n'iyo mpyiko ya kabiri ikazamurika mu bundi buryo niba bishoboka. Gold yamukoze mu ntoki atumvugiye ibintu. Ekura yarasetse ati koko muri impanga muruzuzanya nkabikunda mwese nakabagiza abami ariko ntibyakunda. Gold niwe mukuru agomba kuzaba umwami. Biragaragara ko nimpfa ingoma yanjye nzaba nyisize mu maboko meza. Yarakomeje ati ngaho Gold bisobanure neza niba kuvugiye ibintu. Gold yaramubwiye ati byatuma ibintu bidasakuza cyane kandi bisakuje cyane byagira ingaruka ku bwami cyangwa ku buzima bw'abaturage. Muri uko abantu bari batangiye kuyagara babonye Diamond ku mbuga nkoranyambaga ateruye Price wari ugiye gupfa kubera kwiyahura bakava mu byo barimo. Na n'ubu haracyari imvururu. Abantu twabumvisha ko yiyahuye kubw'impamvu ze bwite noneho Zidane agakurikirwa mu ibanga. Byatanga amahirwe yo gukemura ikibazo mu mahoro, ibitaro bikagumana icyubahiro cyabyo, Zidane agahanwa bikazamenyekana nyuma ariko hatazwi impamvu, ubucuruzi bwe bugakomeza, umwami agakomeza kugumana icyubahiro n'icyizere cy'abantu bose barimo nabo kwa Zidane ndetse nabo muri ibyo bitaro byose. Umwami yarabajije ati none se mbikoze nkamuhana mu ibanga we n'umugore we ntibyazatuma Price ashobora kumva ko ataha ubutabera buhagije bigatuma adakira neza mu mutima? Gold yaravuze ati umwami akwiriye kubikorera ubwami agacira urubanza mu muryango w'ibwami na Price ahibereye. Zidane azasabwe kwemera icyaha atanga impyiko y'ibwite ihabwe Price yongere kugira ebyiri cyangwa mushakire indi niba baba badahuje. Mu rugo kwa Zidane we n'umugore we bahamagaye umuganga wari uri kwita kuri Price bamubaza uko bimeze niba ari koroherwa, nawe arababwira ati biri kugenda biza ubu banamujyanye ibwami ngo ntihari buvurirwe. Bahise bakupa umugore areba Zidane mu maso aramubwira ati ubu biturangiriyeho uko biri kose umwami ari buduhe ibihano bikomeye, none dukora iki? Reka duhunge tuve mu gihugu. Zidane yubitse umutwe ngo abitekerezeho. Umwami amuhamagara kuri telefoni aramubwira ati ndagushaka hano ibwami wowe n'umugore wawe, nimugire ubwoba nabashyiriyeho abasirikare bo kugenzura ko mugera hano amahoro. Bagize ubwoba bwinshi ahubwo kuko no guturuka ntibyari gushoboka kandi umwami yababwiye ko ari abasirikare bari kubacunga mu buryo bw'ibanga. Ibwami bahise bakoranye inama y'abantu bakomeye ibwami irimo abahungu b'umwami, abajyanama, abakuru b'ingabo, abavura umwami n'abandi. Bagerageza no kuzana Price wari utangiye koroherwa muri icyo cyumba yambaye amaserume. Zidane n'umugore we n'ubwoba bwinshi cyane baraje bakiranwa icyubahiro bere ku cyumba cyo kwinjiramo. Bakigeramo umutima wabavuyemo kuko Price yari yicaye iruhande rw'umuganga, hirya hari Diamond, Gold, Rika bakaba ari mushiki wabo, umwami n'umugore we mu cyumba cyarimo abajyanama n'abandi banyacyubahiro b'ibwami. Zidane bari bamwubashye bamutegura intebe nziza we n'umugore we, umwami agaragaza akanyamuneza abaha ikaze. Bakimara kwicara kuko aribo baburaga yafashe ijambo atangiza urubanza mbere yo kwakira ibitekerezo by'abacamanza, abajyanama n'abari aho. Yagize ati bayobozi bacamanza b'ibwami n'abandi mwese mwitabiriye urubanza rudasanzwe, ndabaramukije mu mahoro y'ibwami kandi nshimira buri wese ugiye guhagararira ukuri n'ubutabera.
uyu mwanya tugiye mu rubanza rudasanzwe rw'umuntu twizeye twitaga inyangamugayo ariko wakoresheje icyizere yagiriwe mu bugome bukomeye. Zidane tuzi nk'uwari ufitiye ubwami bwose akamaro, we n'umugore we nibo baregwa. Uyu mukobwa Price yasaga nk'uwagize amahirwe yo kurerwa n'umuryango ukomeye. Yamaze igihe bamurera, nyuma yo gupfusha nyina yarasigaranye, bamuzana mu mujyi, bamusezeranya byinshi bazamugezaho, nawe arabyemera. Nyamara bamuteye agahinda gakomeye katumye ashaka kwiyahura. Twamenye kandi dufite ibimenyetso bifatika ko yakuwemo impyiko mu buryo bw'uburiganya, abeshywa ko arwaye, abagwa mu buryo budafite aho buhuriye n'ubuvuzi. Impyiko yahawe umugore wa Zidane, ariko ibyo byose bikorwa hadakurikijwe amategeko, uburenganzira bw'ubuzima ndetse n'inyigisho z'abantu bafite umutima. Ingaruka zavuyemo nuko Price yasigaranye impyiko imwe, kandi nayo bikaba yaramaze kunanirwa kuko yikoresheje uko ashaka atabizi, nta nama yagiriwe na muganga yuko yakwitwara nk'umuntu ufite impyiko imwe. Ikindi, yahungabanye mu mitekerereze, ashaka kwiyambura ubuzima. Si ibyo gusa, yambuwe icyubahiro n'amahirwe byo kubaho nk'abandi. Uyu munsi ntabwo turi hano kugira ngo tumucire urubanza rwuzuye umujinya cyangwa urwango, ahubwo turi hano kugira ngo duhe ibintu agaciro bikwiriye. Niyo mpamvu mbere yo gutanga icyemezo, nifuza kumva ibitekerezo by'abacamanza b'ibwami, abajyanama ndetse n'abandi bose bafite icyo babivugaho. Zidane n'umugore bari babize icyuya, abandi bantu batangaye cyane. Umwe mu bacamanza yasabye ijambo, arahaguruka aravuga ati Zidane n'umugore we mu by'ukuri bakwiriye guhura n'ibihano bikomeye cyane kubera ibyaha bikubiye mu bikorwa bakoreye Price. Gukuramo impyiko umuntu atabizi bigize icyaha cy'ubugome, ruswa n'ubwicanyi bwo ku rwego rwo hejuru. Si ukumwiba urugingo gusa, harimo urugomo n'ubushimusi. Kirazira mu mategeko y'igihugu no ku rwego mpuzamahanga. Igihano gishoboka ku rwego rw'amategeko ni ukubafunga imyaka 25 kugeza ku gifungo cya burundu kuri Zidane nk'uwategetse ko Price akurwamo impyiko, n'imyaka 15 kugeza kuri 25 ku mugore we nk'uwagiriye inyungu muri icyo gikorwa, cyane ko yabigizemo uruhare kandi akaba yarabizi. Umujyanama wundi yarahagurutse arabaza ati ariko ubundi abaganga yahaye ruswa barihe? Nabo bakwiriye guhanwa. Umwami yarahagurutse aramubwira ati urakoze kubitwibutsa. Abo baganga Zidane ni uri basabe kuza hano kandi nabo bagomba guhanwa. Ntidushaka ko biteza imvururu mu baturage, bigomba gukorwa mu ibanga. Niyo mpamvu byabereye ibwami aho kubera mu nkiko zisanzwe. Uwo mujyanama yasubijwe ijambo arakomeza ati gutanga ruswa ku baganga no kugirana nabo imikoranire y'ubugome ni icyaha bakoze cyo kugambanira ubuzima bw'umuntu. Bakwiriye guhanwa imyaka iri hagati y'5 n'10 bitewe n'uko byagaragaye ko bigize umugambi wo kwambura umuntu uburenganzira ku buzima bwe. Banakoze icyaha cyo guhimba inyandiko, babeshya Price ko yemeye gutanga impyiko ye. Ibi ni icyaha cyo kwiba impapuro zemewe n'amategeko no guhimba inyandiko bikorewe ku muntu udafite ubushobozi bwo kwirengera. Ya myaka 5 kugeza ku 10 ubwo irahita yiyongeraho imyaka 10 kugeza kuri 20 bitewe n'uko byari bigamije kwangiza ubuzima bwa Price. Nanjye ishyigikiye ko Zidane ahanishwa igifungo cy'imyaka 25 byaba ngombwa bikaba ibya burundu, naho umugore agahabwa imyaka 15 kugeza kuri 25. Umwami yarabyumvaga n'abari aho babyumva neza, hanyuma arabaza ati none abo baganga bo barahanishwa iki? Undi yarahagurutse aravuga ati abaganga bafashije Zidane gukuramo impyiko ya Price mu buryo bw'uburiganya na ruswa mu by'ukuri bakoze ibyaha bikomeye kandi bihanishwa ibihano bikakaye, haba mu mategeko y'ubu bwami no ku rwego rw'umurongo w'ubuzima n'icyubahiro cya muganga. Gukora ibizamini by'ubuvuzi bigamije gushuka cyangwa kwangiza umuntu nicyo cyaha cya mbere bakoze. Bakoze amakosa mu buvuzi, bavuga ko Price arwaye ikibyimba ku gifu, ko bagiye kumubaga bakamuvura kandi bagamije kumukuramo impyiko. Icyaha cyo guhimba ibisubizo by'ubuvuzi cyangwa kubeshya umuntu ku buzima bwe gihanishwa imyaka 10 kugeza kuri 15 y'igifungo. Ikindi cyaha bakoze ni cy'ubushimusi bw'ingingo z'umubiri, kimwe n'ubuvuzi budakurikije amahame y'uburenganzira bwa muntu. Bakoze batabimenyesheje Price, nabo bakwiriye guhanishwa imyaka 25 nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga n'ay'ubwami bwawe nyagasani. Bahawe ruswa na Zidane kugira ngo bakore ibikorwa binyuranyije n'amategeko n'indangagaciro za muganga. Gufata ruswa mu mwuga w'ubuvuzi ubwabyo bihanishwa imyaka 5 kugera ku 10, hakajyaho no kwamburwa uburenganzira bwo gukora umwuga. Umwami yahise abaza ati none nibahanwa uyu mukobwa bizagenda bite? Ese azasubizwa impyiko ye? Umuganga wari bazanye yicaye iruhande rwa Price yagize ati impyiko yakuwe mu muntu igashyirwa mu wundi ntiyagarurwa nyuma ngo isubizwe nyirayo. Iyi impyiko imaze gushyirwa mu muntu mushya, umubiri utangira kuyakira nk'iyawo, bityo kuyisubiza mu wundi ntabwo byaba bishoboka. Iyi impyiko ishyizwe mu wundi muntu kugira ngo ikore neza hakenerwa imiti ifasha kwakirwa n'umubiri mushya bishyizwemo. Ubwo rero nawe imukuwemo ikongera gusubizwa nyirayo byarushaho kuba ingorabahizi cyane. Umwami yarabajije ati none hakorwa iki? Price yararenganyijwe. Adahawe impyiko yindi, iyo afite ikazarwara yazapfa imburagihe kubw'impamvu zitamuturutseho. Gorudi yasabye ijambo aravuga ati akwiriye gushaka indi mpyiko nshya cyangwa Zidane akamuhiye hanyuma akavurwa bihagije. Zidane atanga impyiko ye ibe nk'ikimenyetso cyo kwicuza, atange n'amande yahuye umukobwa igifungo cye kiveho, kuko kumufunga ntacyo byahindura gikomeye nko kuba yatanga impyiko ye akayiha Price wagasigara nimwe, bagahanwa mu buryo buzatuma bakomeza ibikorwa byabo.
njyewe nuko mbyumva, kuko ibi byaba byiza mu buryo bukurikira. Byaba ari ubutabera bukozwe, Zidane yabatanze igice cy'ubuzima bwe mu gusubiza Price ubuzima yamutwaye, cyaba ari ikimenyetso cyo kwihana no kwiyambura icyasha, bikagaragaza ko yicuza by'ukuri. Diam yahise amwunganira aravuga ati Zidane agomba gusuzumwa niba impyiko yikwiriye Price, ariko agomba kubyihitiramo nawe adashyizweho agahato, kuko impyiko ye byemejwe ko ayitanga ku gahato haba hakozwe icyaha mu mategeko no mu ndangagaciro z'ubuvuzi. Iyo Gurude na Diam babaga bari kumwe bavugaga ibintu bagahuza nk'aho ari umuntu umwe, gusa ntibyatunguranaga kuko bari impanga, kandi ku mpanga nyinshi zikunda guhuza ibintu bimwe na bimwe. Umwami kure yahise avuga ati ubwo na Zidane nagira icyo abivugaho. Zidane yaragurutse areba umwami n'abari aho, maze avuga mu ijwi rituje ariko yuzuye ipfunwe ati murakoze kureka nkavuga mbere y'uko mwanzura. Nyakubahwa mwami, namwe muri aha mwese, simvuga nk'uwikuraho urubanza, ahubwo ndavuga nk'uwemera icyaha cyanjye. Naracumuye kandi nagiriye nabi umwana wa mushiki wanjye ngo ntabare umugore wanjye. Nakoze ikintu kigayitse ntwara impyiko ye mu ibanga mu nyungu zanjye bwite. Nari mfite ubwoba bwo gutakaza umugore wanjye, ariko ibyo si urwitwazo. Ndashaka kugira icyo nkora, niteguye gushaka umuntu wo gutanga impyiko kuri Price. Nibyanga nzatanga iyanjye niba yamujyamo igahuza n'umubiri we. Ndasaba imbabazi ku bw'ibyo nakoze byose, kandi abo baganga bose babigizemo uruhare ndabaha urutonde rwabo. Ibyabaye sinabihindura, ariko mumbabariye nagira icyo nkora. Ni mu amahirwe yo kugira uruhare mu gukosora ibyo nangije. Zidane yasabwe gutanga urutonde rw'abo baganga bazanwe ubwami nabo. Bemeye icyaha, ariko bavuga ko batewe ubwoba na Zidane bavugaga ko ashobora kubirukanisha mu kazi. Ekuru yafashe umwanzuro yanzura ko abo baganga bahanwa mu buryo bukomeye, ariko nanone bwari bwiza kuri bo. Bahawe igihano cyo gutanga indishyi z'akababaro bakaziha Price. Umwami Kuro yabonaga guhana umuntu umufunze kandi yari afite igihugu mu mararo rugomba kabiri. Muri gereza nta kintu na kimwe yabaga ari gukora. Yatekerezaga ko umuntu ubwe yifatiye akamufatira mu cyaha kandi akamuhana atazasubira na gato, kuko ari gusubira yashoboraga no kumuha igihano cy'urupfu, kandi byose bari babizi. Gusa mbere yo gutangaza imyanzuro yasabye ko Price nawe agira icyo avuga. Yahagurutse yitonze asuhuza bose mu mazina yabo y'icyubahiro, hanyuma aratangira ati nyakubahwa mwami, mbere na mbere ndabashimira kubwo kuntabara nari maze kunywa umuti wica kubera ihungabana nari naratewe no gukurwamo impyiko na marume Zidane, ngabimenya hashize amezi arenga 8. Ndagushimira Diam, wagize ubutwari bwo kuntabara igihe nifuzaga kwiyambura ubuzima. Sinari nkibona impamvu yo kubaho, nari narabuze icyizere cy'uko hari umuntu ndengera. Nyakubahwa mwami, nifuza ubutabera, ariko nanone umutima wanjye ntiwashakaga kwihorera. Zidane yabikoze ashaka kuramira ubuzima bw'umugore we, kandi yibwiraga ko nzakomeza kubaho neza wenda nyuma yo gukurwamo impyiko. Ahari ntiyifuzaga ko mpfa, ariko ntiyigeze yibuka ko mfite uburenganzira ku buzima bwanjye. Byahuriranye n'ibibazo nari nkifitiye byo kubaho nta mubyeyi ngira, ariko nanone ubwo yemeye icyaha atagoranye akemera no kumpa impyiko ye cyangwa agashaka indi, nanjye nemeye ko ahabwa amahirwe yo kwihana no kubaho akora ibyiza, ndetse agakomeza gufasha abandi nk'uko nanjye yamfashije, akirinda kubahemukira nk'uko yabinkoreye. Ndasaba imbabazi mbikuye ku mutima kubw'icyemezo kibi nafashe cyo gushaka kwiyahura. Nabikoze nk'umuntu utari ukigirira icyizere, ariko uyu munsi ndavuga mu ijwi riranguriye ko nshaka kubaho. N'ubundi bafunzwe ntacyo byamarira. Nimumubabarira nyuma yo kumpa iyo mpyiko, nizeye ko atazahirahira yongera ubuhemu nk'ubwo yakoze. Umwami yaramushimiye n'abari aho bose bamukomera amashyi, hanyuma kuratangaza imyanzuro agira ati abo baganga barashyirwa mu bitaro bya leta, bazamara ubuzima bwabo bwose bahabwa 1/10 cy'umushahara wabo, andi ahabwe Price. Zidane nawe ategetswe gutanga indishyi z'akababaro zihagije, kandi bitarenze icyumweru akaba yatanze impyiko. Nawe ategetswe kubakira Price inzu nziza mu mujyi kugira ngo abone ahaba, bazamare kumuvura yabonetse. Zidane n'umugore we bapfukamye hasi bashimira umwami, kuko ubuzima bwo muri gereza bwari kuba bubi kurusha ibyo bihano. Umugore we yafungwa afite impyiko imwe byari kumugiraho ingaruka mbi akaba yahita apfa, na Zidane agasubira inyuma mu bukungu, kandi ibikorwa bye byari bifitiye umwami akamaro. Urubanza rwararangiye, gusa bamwe bagenda batanyuzwe n'imyanzuro y'umwami. Barivugishaga bati yaba ari undi muntu atari umukire ukomeye nka Zidane yari gufungwa. Umwami akoresheje ikimenyane. Abandi bati ibyo akoze birakwiriye, nta kimenyane kirimo. Ubundi se kubafunga byari kuzakemura iki kindi? Nibura uriya mukobwa azaba afite impyiko ebyiri, bise nk'aho iyo umugore wa Zidane afite yayihawe n'umugabo we. Ntacyo bitwaye rwose, kuko Zidane azakomeza ibikorwa by'ubucuruzi, kandi amafaranga ye azabyazwa umusaruro n'igihugu. Ikindi gufunga abaganga ni ugufunga abantu bashoboye gukora ibikorwa byinshi. Abaganga muri iki gihugu ntabwo bahagije ku buryo kubafunga byaba ari umwanzuro mwiza, ariko nabo nibakora bakorera ubusa ntabwo bizaba bitandukaniye n'igifungo. Nubwo bivugishaga ibyo byose ntawe ari gukora igisubizo cy'umwami, bagombaga kubyemera. Umwami yasigaranye n'abahungu be abashimira byimazeyo, arababwira ati bana banjye muntera ishema, mugira ibitekerezo byiza, nkagira aho mvuga ntiwangira nkamwe mu myaka ya kera. Wasubiza ibihe inyuma nkagira imyaka nk'iyo mufite, mwasanga mwari kundusha ubwenge, ariko ubu mfite ubunararibonye, abajyanama n'ubushobozi bwo kwiga, ubu mbarenzeho.
gusa sinifuza ko mwazamera nkanjye, ahubwo muzandengeho, muzamenye guca imanza ku kibazo kimwe ariko mu buryo butandukanye. Yahise ababaza ati none se bimeze bite ku bakobwa nabahitiyemo? Dore harabura iminsi mike cyane kuko icyumweru cya mbere mu mezi 2 mukwiriye kumara mu kiruhuko kirarangiye. Nizere ko mwiteguye gusezerana nabo no kuzababera bizerwa. Gold, wowe nkomeje kugukimanga, ni kenshi nkubona witegereza cyane uriya muri Sapphire ubwo abazanye ibyo kurya ku meza. Nakira amakuru buri munsi ko muba muri kumwe muteretana. Ejo niyo mpamvu nanze kukubaza byinshi kuko nari nzi neza ko nta muntu utakwiyumva kuriya ngo yifuze kuba ari kumwe n'umukobwa, ariko nizere ko nyuma y'ubukwe mumaze guhabwa inshingano hatazagira uhirahira kunze byaca inyuma umugore namushakiye noneho akajya kumuja, birasuzuguritse cyane. Gold yikije umutima aramubwira ati mbabarire kubw'ibyo ngiye kukubwira data nyagasani mwami, ibyo wabonye byose nibyo ariko si bisanzwe. Nisanze nkunda uriya mukobwa ku rwego rukomeye cyane, namusabye kumbera umukunzi arabyemera, kandi urwo mukunda ntirwanyemerera gukunda Dakar mwampitiyemo. Nari narabuze aho mpera ngo nkubwire ko nifuza gushyingiranwa na Sapphire aho gushyingiranwa na Dakar, kuko we sinzabyemera, nzahitamo guhabwa igihano cy'urupfu. Nari narabuze aho mbihera, umbabarire kuba mbivuze ubu, ni uko twise abanyabwenge abana bakwifuje kumera nkabo mu bwana bwawe. Nizeye kuri bwumva umutima wanjye n'amahitamo yanjye. Umwami atunguwe n'umujinya ariko uzamuka ati Gold, uri gutera urwenya cyangwa urakomeje? Nawe ati ndakomeje. Ekora yaramubwiye ati singiye kubiganiraho nawe, nyuma y'icyumweru nibwo nzongera kuvugana namwe mwembi mbabaza aho mugeze muganira n'abazababera abagore. Mufite nimero zabo, mwemerewe kubahamagara bakabasura hano ibwami mukaganira, mukazabona mumaze gukundana bihagije. Ntimwinyinishe. Diamu, Irani niwe naguhitiyemo, musimbuje Stella umukobwa wa Zidane. Nawe Gold, naguhitiyemo Dakar umukobwa w'umukuru w'ingabo. Nta kindi nshaka kumva, ntimuzandakaze kandi mbakunda abana banjye. Yahise ahaguruka arigendera abasigaho abifashe nk'imikino. Diamu yasigaranye ubwoba abwira Gold ati sinari nzi ko bigeze kuri uru rwego, none se byarangiye kumwikuramo bikunaniye? Gold ati papa yansanganye nawe ndi mu cyumba cye. Gold ati nk'uko wabyumvise papa yansanganye nawe ndi mu cyumba cye. Sapphire ni mwiza kandi ndi kumukunda kurushaho, nawe nkunda cyane. Aho kwemera kubana na Dakar ntigeze nkunda, nakwemera guhanwa, gusa nk'umuvandimwe wanjye nubaha inama urama ndayubahiriza. Diamu aramubwira ati Gold, kuva mu bwana twahoze dushyigikirana, wambaga hafi aho twabaga turi hose, haba mu mashuri asanzwe n'aya gisirikare. Ibintu byose twarabikoranye kugeza ku rwego rwo guhabwa amapeti akomeye icyarimwe. Niba koko ukunda Sapphire n'umutima wawe wose, reka ngushyigikire mu buryo bwuzuye. Gold ati uranshyigikira ute? Nawe ati ngiye gukora ikintu kiratuma papa kwemerera amahitamo yawe. Gold ati Diamu, ni ikibi gishyira ubuzima bwawe mu kaga kuko nungutse igitekerezo. Papa ari kumva ko ndi kumubeshya kandi njye ndakomeje, ari kwibwira ko mu cyumweru kimwe nzaba narahinduye umwanzuro. Ashobora no kuzagira nabi Sapphire kuko azi ko mukunda. Aho kugira ngo bibe, ngiye guhungira mu kindi gihugu bwa muzabusigarane. Nzagaruka ari uko wabaye umwami mu cyimbo cya data kandi nzi ko wowe uzanyakira. Diamu yaramubwiye ati dutumeho Sapphire ubwo abanze kwemera ko yakwemera guhungana nawe, ndebe ko urukundo rwanyu koko rukomeye. Gold ati ubwo nari mu cyumba cye nibyo twaganiraga, yemeye ko twahungana kuko byatuma data atabona ko atwica mu gihe yaba yabigambiriye, kandi twendaga kubikora tugahunga tutaramubwira ko dukundana akazabimenya twaragiye kera. Ariko kuko nabonye ubutabera yatanze akemera kubabarira Zidane wakoze ibyaha nka biriya, nahisemo kubimubwira nzi ko ari bunyumve. Sapphire yaraje ahageze Gold aramuhobera. Diamu aramubwira ati Sapphire ukunda Gold? Nawe ati yego. Diamu ati wakwemera guhura n'ibyago kubera urw'umukunda? Nawe ati yego. Diamu ati bibaye bishyira ubuzima bwanyu mu kaga wakomeza kumukunda? Sapphire ati yego. Yikije umutima arababwira ati niba koko mukundana mukaba mwiteguye guhunga data kubera urukundo, Sapphire akemera kuba mu buzima atazi, Gold nawe ukemera kureka ubwami, ngiye kubafasha ku buryo muzaguma hano. Yarakomeje ati Gold, ubu bwami buragukeneye, uri umusirikare w'intwari, ikindi uzaba umwami. Impamvu yatuma papa atakumva akaguhana yewe akaba yanakwica kubwo kumusuzugura nuko yizeye ko nanjye mpari nzumvira imyanzuro ye. Ariko ngiye kumusuzugura mubwire ko nakunze Price nanjye cyane kandi namwiza akaba yubaha kandi nkaba naramushimye kurusha Irani yabamutiyemo. Namara kumva ko twese tudakunda abo yaduhitiyemo azaduhana twembi, ariko ntazemera kutwica. Ntiyakwikora mu nda ngo yice abana be babiri. Ntabwo umuntu ugira umutima yabikora ngo nuko ari umwami. Gold ntiyarazi ko Diamu yavuga ayo magambo. Wa musirikare wamugendaga iruhande ari we Senari yaramubajije ati none se databuja Price uramukunda? Diamu ati njye nirinze kugira umuntu nkunda kuko nari mbizi neza ko byanga bikunda data azamitiramo uwo ashaka. Bwa mbere bari bamitiyemo Stella ko ari we tuzabana, nanjye namwishimiye, ariko kubera icyaha cyase birangira bamuhinduje Irani. Ibyo bivuze ko njyewe ntemerewe kwihitiramo.
kubera ko biri mu rwego rwo gutabara Gorudi umuvandimwe wanjye twakoranye, nzabyishakamo urukundo ruze, kandi rwari rutangiye kuza kuko nitegereje amafoto ya Price kenshi nkumva mukunze. Uko ejo namufataga ikiganza nsobanurira ubuhemu bwa Zidane byatumaga mukunda kurushaho. Mu kanya ubwo yahagurukaga akagira icyo avuga, narangariye uko ateye, nkunda n'ijwi rye n'ubuhanga afite. Kumukunda ndabona bitazangora. Gorudi yaramwegereye aramuhobera, amushimira bikuye ku mutima. Sapaya nawe ashimira Diamo afite ikiniga kubera ibyishimo. Yari yemeye kwitangira urukundo rwabo, ikintu batari biteze na gake. Umwami yari yababwiye ko nyuma y'icyumweru kimwe azabahuza, akababaza aho bagejeje umubano n'abakobwa yari yarabahitiyemo. Ba bakobwa kuko bari bafite nimero z'abo bahungu b'umwami Koro, batangiye kubihamagarira ubwabo. Dakari yabonye haciyemo icyumweru cya mbere Gorudi bari kuzabana atamuhamagaye, ubwo aramwihamagarira. Gorudi yaramukubye kumwita baranamuboroka. Yabigiyeho inama na Diamo, nawe Irani yamuhamagaye ahita amukopa aranamuboroka. Muri icyo cyumweru barimo, hashize iminsi 3 gusa nyuma y'urubanza, Zidane yabonye umuntu wo guha impyiko Price. Yari yatanze amafaranga menshi cyane ngo iboneke. Yabimenyesheje umwami, hanyuma bazanye impyiko bakora uko bashoboye. Uwo mwanya bayishyira muri Price, asubira kugira impyiko zombi, batangira kumwitaho. Muri iyo minsi Price yararwajwe n'umuja wakoraga ibwami, ari mu bashinzwe amasuku. Icyakora Rika umukobwa w'umwami yari yaramwikundiye akajya amuganiriza amubaza amakuru yo mu cyaro n'andi menshi. Diamo yashakaga kubwira umwami nawe ko asigaye akunda Price, kandi ko yakomera no kwicwaho kugira ngo abane n'undi. Yatangiye kujya amusura buri kanya kugira ngo amufatishe batangire gukundana. Amasaha menshi yamaraga iruhande rwe, yasanga Rika akaba amusabye umwanya wabo bombi, akirukana n'umuja wari umurwaje akaba ari umwirwariza. Yakomezaga kumwereka ko amwitayeho, waba ari kumwe akamufata ikiganza, icyo akeneye cyose akakimuzanira. Ashiduka ibyo yibwiraga ko ari ukubyishyiramo bitangiye kuba ibyanyambyo. Yatangiye gukunda cyane Price. Ku munsi wa 6 amubwira ko yamukunze kandi ko yifuza kumuba iruhande ibihe byose. Price yagize ngo nibisanzwe by'uko umuntu yabwira undi ko amukunda kubera impuhwe. Diamo ati we Price, ngukunda kuko nifuza ko wazambera umufasha tukabana. Si impuhwe mba ngufitiye, ahubwo nisanze ngukunda. Icyakora sinifuza kugufatirana n'uburwayi ngo ntumubwira ko nkunda kandi bitakurimo. Wowe ubitekerezeho umbwire niba wakwemera umusore umeze nkanjye. Price yararize aramubwira ati Diamo, kugukunda nubwo byaba bitandimo nabyishakamo, nkabikora nk'itegeko. Ariko se bishoboka bite ko umukobwa wo mu cyaro nkanjye udafite aho kwerekeza abana n'umwana w'umwami? Numvise ko bari baragutoranyirije mu byara wanjye Stella ngo bari we muzabana, ariko icyaha cyase cyo kunyiba impyiko kikaba cyaratumye asimbuzwa undi. None bizagenda bite kuri uwo wundi witwa Iraniya? Diamo ati bose nta n'umwe nihitiyemo, njye nifuza kubana n'uwo nakunze. Igihe cyose namaze gukurikira ku mbuga nkoranyambaga cyatumye ngukunda. Byarushaho ubwo nazaga kugutabara nkaganira nawe bikarangira uje hano. Niba bishoboka nyemerera umukobwa mwiza nkawe ufite ubwenge nk'ubwawe ambera umukunzi, ibindi nzabikemura. N'ubundi sinjye wari kuzaba umwami ngo nzaba ntengushye ingoma ya data. Price yarabyemeye cyane ko atari kwitesha ayo mahirwe. Nyuma y'icyumweru umwami yongeye guhamagara abahungu be ngo ababaze aho bageze bavugana n'abakobwa yabahitiyemo. Gorudi yarunamye aramubwira ati Nyagasani data, umwanzuro namaze kuwufata. Ekura tuwuhe? Nawe ati sinzabana na Dakari. Namuborotse kuri telefone kugira ngo nawe atazanampamagara. Nanze kumubwiza ukuri ntarabikubwira wowe ubwawe. Yararakaye aramubwira ati niwe uzaba umwami, niwe uzansimbura, kuki ushaka kwikura amata mu kanwa? Gorudi atayahe mata. Nawe ati ntabwo bishoboka ko wabana n'umuja, waba unsuzuguje, niyo mpamvu ubwami nahita mbugukuraho bukajya kuri Diamo. Diamo yise amuca mu ijambo ati data, byararangiye nanjye sinkwiye kuba umwami kuko nakunze Price. Byavuye mu kumutabara ariko byarangiye mukunze. Nari narabuze aho mbihera, ariko Gorudi ambere ikiraro. Wari kuzisanga namuhonganye tutakiri inaha kuko mbizi neza ko nta muzangirira nubwo ndi umwana wawe. Ekuro mu mutwe byarivanze kuko abana be bari bamutengushye. Yahangayikishijwe nuko ari kubigenza, ahita ahamagara abajyanama ngo baganire kuri icyo kibazo. Yatanze icyifuzo cyo kubaca mu gihugu cyangwa akabica. Abajyanama bamwumvisha ukuntu yabahombye kandi yikoze mu nda. Bamubwiye ko akwiriye kumva icyifuzo cyabo ariko akanabahana. Umwami yatekereje kuko nazaba yambuye icyubahiro, nawe ahitamo kucyambura abahungu be, yemeza ko nta n'umwe muri bo uzaba umwami. Yatumijeho abantu bose yari yaratumiye bwa mbere, arababwira ati abahungu banjye Gorudi na Diamo nabakundaga kandi numva nyibakunze, ariko nabahaye amahitamo akomeye yo kubana n'abakobwa batoranyijwe n'umuryango wacu mu rwego rwo kubaka amahoro n'imikoranire hagati y'imiryango ikomeye ku bw'inyungu z'ingoma muri rusange, ariko babyimye amatwi. Gorudi yakunze umuja Sapaya, yanga Dakari wifuzwa n'ubwami. Na Diamo yanze Iraniya twari twaramuhitiyemo, aramwigarika yikundira Price. Yaratuje abantu bose baramureba. Zidane wari wicaranye n'umukobwa we Stella wari warahawe amahirwe yo kubana na Diamo ariko sakaba umuhemu bigahinduka, baramureba. Umwami Koro arakomeza ati ubuyobozi butubakiye kukubaha amategeko y'umuryango
ntibugira umurongo. Ibyishimo bike mfite ni uko hari umuntu umwe wo mu muryango wanjye wasigasira iki cyubahiro. Uwo nta wundi ni umukobwa wanjye Rika. Guhera uyu munsi ndatangaza ko nyuma y'urupfu rwanjye cyangwa umunsi nifuje kurambika ikamba, igihugu kizayoborwa na Rika, umukobwa wanjye, kuko we nizeye ko azumvira amategeko y'ibwami akazabana n'umusore ubwami bishimiye. Ni ubwa mbere amateka yacu yemereye umwamikazi kujya ku ngoma, ariko birakwiriye. Rika niwe mwana wanjye nizeye ko asigaranye ubwenge bwo gutandukanya urukundo n'inshingano. Niba azemera inshingano akumvira ubwami bwanjye, nahaguruke mu ruhame bihamye, maze intebe yari kuzahabwa Goruda imuhabwe. Rika yarahagurutse yemera ko azubaha umwami mu gihe akiriho, akumvira inama zose azamugira, kandi ko yiteguye kuzamuzungura akazaba umwamikazi mwiza cyane nyuma y'urupfu rwe. Abari aho babikomeye amashyi bemera ko ubwo ari we uzasimbura se ku ngoma. Umwami yemeye gutanga impongano ku miryango yari yarasezeranyije ko izamubera ba mwana, kandi yemera ku mugaragaro ko abana be nubwo bamuhemukiye agomba kubakorera ubukwe bifuza, akabakoresha mu yindi mirimo kugira ngo abahombe burundu, ariko bakabaho bazi neza ko batazaraga ubwami. Bidatinze Price yarakize asubira mu buzima busanzwe. Umwami wari warakariye abahungu be yabakoreye ubukwe bombi ku munsi umwe. Diyama abana na Price, Goruda abana na Sapphire. Urukundo rw'aba bombi rwari rukomeye kuko Goruda yari yiteguye kwitangira Sapphire uko byari kugenda kose. Diyama nawe yari yarakunze Price, Price we byaramurenze atumva ukuntu agiye kuba umukazana w'umwami. Ibi byahinduye byinshi. Imiryango y'Iraniya na Dakari yababajwe n'imyanzuro y'umwami, ariko bemeye icyemezo cye. Abaturage bamwe baratunguwe, gusa bakira icyemezo mu bwitonzi nyuma yo kumva impamvu n'ukuri kwari kurimo. Icyo gihe Rika yari amaze imyaka myinshi yoherezwa mu baturage akabaganiriza, kandi yari yaragaragaje ubushishozi n'ubuhanga mu gukemura amakimbirane. Byatumye abaturage bakira vuba ko azababera umwamikazi nyuma ya se. Nk'uko byari byarapanzwe, babaganga bamaze imyaka myinshi bari mu bihano, ku mushahara bagombaga guhabwa bagahembwamo 1/10, andi mafaranga agahabwa Price. Zidane nawe nyuma yo gutanga impyiko ye yasoje ibihano, amwubakira inzu nziza igeretse mu mujyi kugira ngo umwami amukoreho icyaha agirwe umwere. Ikibabaje ni uko umugore wa Zidane nyuma yo guhabwa impyiko atamaze imyaka 5 yahise apfa. Zidane asigarana agahinda. Igihe cyarageze umwami kure yicwa n'indwara isanzwe, apfa asize icyemezo cyahinduye amateka. Rika yabaye umwamikazi wa mbere mu mateka y'ubwo bwami, ibintu bitari byarigeze bibaho na rimwe. Akimara kuba umwamikazi yanze gutererana abasaza be. Goruda amugira umugaba mukuru w'ingabo, akomeza kwibanira na Sapphire mu mahoro. Diyama amubera umujyanama mukuru, akomeza kwita kuri Price no kumuba hafi kugira ngo amahoro asagambe. Nk'umwamikazi yakoze ikintu gishya, babaganga arabababarira, bongera guhabwa imishahara yabo yuzuye. Na inkuru yacu irangiriye. Iki cyari igice cya 4. Niba hari icyo wacitswe usubire inyuma ucyumve, ntuzacikwe n'inkuru y'ubutaha.